nitwa NDYAMA nzindutse Sipiriyani abenshi mwaramenye ariko ubuzima bwanjye bukomeje kumbera ingorabahizi sinzi nimba nababera ikibazo cyangwa ngomba kubabera igisubizo kurikira iki gice ahubwo zije ubundi wowe wa wundi waceze zihe wambwiye umuhungu n'umuhungu ntangire ngo imyenda y'abana rwose NDYAMA urebye n'umuhungu ntangire ngo imyenda hakiri kare ukuntu bimeze niyo yaba ari umukobwa kuri wowe apfa kuba ari wowe umubyari ukuntu byagenze uyambwira wigira ikibazo ntago ntwite narakubeshyaga kubera ko nishakiraga kumpa ku mafaranga wagurishije yanzu mu izina ry'Imana ntabwo twite oya amafaranga ahubwo uvuze amafaranga ndibuka yambwa yabiri imbwa yanjye njyewe nta mbwa nigeze ncirira Fabrice ni mufata Fabrice hanyuma Fabrice niwe waba wita imbwa kuva ryari Fabrice yabaye imbwa NDYAMA ku mwana wanjye aho ntago byashoboka nundi munsi ndakwiyamye ntuzongere kuntukira umwana ngo nimbwa ntuzongere nyine tuza n'umuji uko utazi ibintu nkoreye akugiza ate je nanjye kwizanira amafaranga ahantu nayatabye kugira ngo tutangire twirire amanyama tumwe tuvuyarare urumva arangije aho nayatabye neza niho yarahagaze ahita yiruka ngo sumva atari cyo cyajyaye urumva atari cyo cirukanwe ahantu watabye amafaranga uhasanze Fabrice make se ahubwo ndumva bigoye ni nkangahe se ibihumbi magana NDYAMA uko ibintu bimeze reka njye mu rugo ngo reka njye mu rugo kureba abana ese twimutse reka rwose mbaze nirebera abana urumva ahubwo wowe ntugire ikibazo ahubwo se ubwo ko kuragiye ndagiye ariko ndi bugaruke yewe ndakuraza urandaza rwose urumva nakubeshya reka tubireke ubanguke nagutsindiye Korera Imana abantu bazapfejo wekereya mama rusaro n'igisupu tukabira umuzi maremo mama yangu Mano, RUSARO aha Fabri ngize n'amahirwe turahuye n'ubundi narinje kukureba ese bite byiza Fabri amafaranga yo kwiyogoshesha wayakuye kutigize yansaba amafaranga sikagenda bungabunga hose nabona yakuraye yabunze akugeraho ubu nawe muri make ufite amafaranga uza amafaranga ubwo mfite amafaranga menshi nyine wayakuye he ko ari wo nshaka kumenya sinakubwiye ko ngiye mfite akazi kanjye Imana ishobora byose sha Fabri wasubiye muri ka kazi na bahungu bakwinjiza mu nzu z'abandi mukajya kwibamo ibikoresho mukagurisha ubu noneho ndamenya mwabiteruye he wa mwana we wambabariye ukava muri ibi bintu nawe nge nanu nigeze njya kwiba none se Fabri reka nkubaze njyewe numvise NDYAMA nzindutse avuga ko yagusanze ahantu yatabye amafaranga ye ngo umubonye uriruka ubwo si we wamwibiye amafaranga NDYAMA nzindutse nzise aho amafaranga yari Fabri amafaranga urayafite mbwiza ukuri ya mafaranga ndayafite ariko uza amafaranga mfite amafaranga menshi ariko nawuzana Fabri umva ukuntu ibintu bimeze ayo mafaranga ufite ndayashaka ayahise ayo ngayo ufite urayampa bivuga iby'amafaranga mgira ngo ngurire noresure iby'amafaranga kuze baho ngaho washyano kuva ryari wowe ungurira inzoga washyano nta n'isoni ye utangiye kumbyimbana ngo mama nge nawe mfite gahunda na Kebusi ngo ngwiki mfitanye gahunda na Kebusi kanigenda Fabri
Cheza. Chuka chini manuka. Ngoja kwanza. Nataka kupiga zile za kofi. Unapiga pete. Unaenda. Chwa hizo. Twende. Cheza sasa. Cheza. Wale kuzi. Warasa. Mama Rusa. Wewe ni Mama Rusaro. I love you. Nakupenda sana. Mungu moja. Sasa ninaona unataka nini sasa? Iteze. Meze neza. Wakomeye. Ndakumenda tuga. Uranzi? Ubushize ntubyoga twari twawe nabwo kuri mwiza nubusha. Nunda kwenda nyambi kubwira uri mwiza pe. Noneho ndebye hano nyuma ku kibuno neza. Nk'umugore wanjye phone. Ukora bibi? Nta kintu kibi kikuriho na kimwe, nta na kimwe. Oya, ufite umugore. Kisha ukura nyambya ngo niko mwiza kandi ufite umugore. Ese kugira umugore bica kwa amaso yanjye agera abagwa abantu beza bose. Nabakamata sasa. Weka zungu. Uko unafanya nini na mtoto wangu? Unafanya nini na mtoto wangu? Nakuru. Uko unamtongoza? Uko unatongoza mtoto wangu? Unamteletea? Na kare. Singoye. Sasa weka zungu. Suko na bibi? Ntacyo ari kintu cyo twavuze. Nagura afite umugore wewe. Nagufite umugore. Arafu mtoto wangu unamtongoza kwa nini? Aya mo naguterese singuye. Arafu hii. Mimi ngwema nipatie franga, mimi ngwema nirudishie. Mimi ngwema nirudishie franga niende kunyumba. Nyumba kufanya nini? Njoo unakuwa kutongoza na hii nyana hii. Mungu wewe. Nilikwambia nini wewe? Nilikwambia nini? Sasa nasema hivi. Nipatie franga zangu. Unaanza umaraya? Wewe. Hii fimbo yako nitaikata na wembe na kisi. Sisi nitaikata niende. Nitaikata. Mjinga sana. Toka mbele yangu mjinga. Wewe halafu wewe pita. Papa kama alipatia franga. Nani? Twende mimi. Uwiteka manuri gitangaza yo kwiriye gushimwa ndetse no gupfukamirwa Nzahagarara ndatinya umwamazi azanjyane nzahagarara ndatinya umwamazi azanjyane azandinda amadayimoni abirimbana na niyo mpamvu ngomba kujya gusenga je ntabwo nabana n'amadayimoni abiri mu nzu ayo mbona nayo ntazi nayo baritsemo yose buretse reka nyene masenge ngenda bizi njyama nzindutse ndazana igisubizo kandi nyacyo buretse sha ariko reka nkubwire papa njye hari ibintu nakihanganira kubona mama ararana na Marewo ako bundi mama reka nkubaze ko nabyutse nka kubura wari wagiye he waraye wambuze nagize gutya ndanyaruka njya mu cyumba cya Marewo kureba filime. Mu cyumba cya Marewo filime zirimo se kuri telefone ya Marewo hariho amafilime menshi arimo n'abantu uzabona baba bigira uko nashitutse bwanyereye nangira ijoro ndaza kugenda ko nareba filime darara yatarasinze ubutse bwiki ko se mama kuki urakaye gutyo kandi wowe warayeyo mwana mu cyumba cya Marewo Hasoni ujye mu cyumba cy'abantu bakuru Hasoni nse mama ko wagiye kandi mama ko urakaye menye filime warayireba naga filime namunaga inyamaswa zigira ngo iki nyine bararanye gusa mama yarambwiye ngo baraye bareba filime narabirukanye murangije muraturumbuka mujya kuturama kwa Marewo ne ko mumwavu y'amahoro
ubu Mariwa ntabwo yarayakure wanura wowe ntabwo yakura wanuye ubu ngubu wavuye amahoro wavuye amahoro Nusiko ari mama barebanaga filime gusa iyo filime noneho iyo filime yiwe na Mariwa muri ubwo buriri bararanyemo ndayibona iyo filime ya Mariwa na Zarokwa kanuye Nese kureba filime bitwaye iki kureba filime ahubwo wavuze filime iyo mwari murimo ubu ntabwo Mariwa yarayabacukura Mariwa ijambo vuze aducukura turi bijumba mwebwe Mariwa madayimoni gusa none baza madayimoni abiri yahuye n'ishitani rusofero ahubwo se madayimoni akurenza nayaye siwe dayimoni rikuru rihari none amadayimoni atabarimo ntabwo wari utwita umwana ukumva utwita amadayimoni warangiza ukambeshya ngiye mbasengere urumva ndagiye mbasengere mu madayimoni abarimo mwese arabavamo mana tabara mana tabara itorero reka ngende reka mbasengere waratinyuka kujya imbere y'Imana upfukame Kazuba murimo narinzi ko ari umukobwa wagira ufungure cyane bijya kurangura ntabwo yapfite yangira nkanguye y'inyijyanye urukijyanye ntabwo senzi ko banaciye reka yakeye ahubwo ntamugane wari amaye Kazuba hano ko Imana irimo gukora imirimo ibintu byagarutseho yaraje rwose naho bisungana cyane muto nazo waraziza inkize yewe rero ngi ukuntu ishaje none primus zarahaje none subiza muto mpereza nyigotomerera ntawayintanga ntawayintanga rwose ariko rero uramutse iyo ngiyo kuba iyo oya nta kamwa gate Yokose Kaso wagira ngo noneho zirimo gusohoka noneho wagira ngo zirimo shokora bya bintu by'abana biryohera reka wagira ngo ni super deep nanjye byarantunguye rwose hajya ngo ahema super deep rwose ko noneho wambaye neza ko zikora bwa mbere mbonye wambaye gutyo njyewe se ndyama nzindutse buriyo yashatse mu musirimu kandi nkubwiza ukuri nuko bizahora akora n'ibintu nagutwereke itangaza mu ngenge gusenga areko noneho mugiye gusenga urusengero ugiyemo rudakongotse ngaha honde rushya se njyanye kibirite ngenge gutwika inzu y'Imana uraka mubwira nkurikije ibibazo mfite ari mu rugo n'ibibazo mfite buri wanje uzi ko wagira ngo amageni yarahanze ako ntujye ubibona none se ubona ngwana n'umugore kwa mbere umwana tukarwana ubona nta bibazo afite ubu niyo mpamvu rero ngiye kubibwira Imana ibibazo byanye nkayita kambira nkareba ko yamege subiza kamana gakiza kabashika umuryango wawe kandi rabimate ndagenda mu misozi nsenga nyita kambire kandi rabimate Nese urajya gusenga koko unyweye inzoga cyangwa kwanza ukajya gusenga ukayina ugarutse kuko ryama iyi ngiyi iratuma ibitekerezo uruva Imana yumva ikumva ko wanyweye inzoga mfasha kurugo ibyo nibitekerezo nibyo nibagiwe ibyo ari byo byose bibazo mfite byose irabizamura ibinyobotso Nese Imana ntago yumva umuntu utanyweye ariko ubundi we n'Imana mupfana icyo urimo kumbwira ngo utangiye ku ubuse nimba ngiye kwisenga ndenjije kuki se ntaje ko gusenga kugira ngo mbare unsubire nuko rero bimenye
iyo nsenga ndabizi urumva ahubwo nzi ko amasanga ivona kaneza ka Bibiliya ushaka Bibiliya se hari umurongo wumva ushaka gusomamo umurongora ariko umurongo se wiki burya iyo ujyanye Bibiliya ugiye gusenga Imana itibona ko ufite gahunda aya biranda ifite rwose ndagutiza ntugire ikibazo ndayigutiza rwose ndayifite ahangaha oya nta n'umuntu ureka ujya wanga gutiza ijambo ry'Imana ibyo ushaka rega giho urugo rwanjye n'umukubura n'umukobwa wawe n'umugore we mugore wanjye tubayeho rwose mu masengesho hano handitse ngo iki handitseho Bibiliya yera Bibiliya yera ubona ufite impapuro z'umutuku n'umukara hasi wabaye ute ibyera ni ibirimo imbere uri busome ntago Bibiliya yera se bivuga gusa ubundi ubwo umukristo gute gusa ugiye gusenga utazi Bibiliya yera okay impapuro zirera ati uyanjye gusenga ahubwo se kazo nyinjira na kariya ndumva ntaho ushyize n'impamo y'Imana ndi primus kandi ugiye gusenga se paka none isura zinyemereye ni wowe wishyura cyangwa ni reka nyigo Ikisi uzi ko umaze ibyumweru bibiri urumva warigize intare warigize imbogo abantu muhuye mwe ukubita ufata amakorwa njyewe hari undi uhetse se ndasara gusara gusa ahubwo waraturu ubuse kuki utamfashe are we ninde se wakwisukiraga abantu bange barakwirukankaga ukagira gutyo ukabasanza ukajugunyuka wowe oya urambeshya ahubwo wowe nisanze ari uryamye urimo urarota je kubeshya ubwo warabirose ahubwo se kuri nyuma yo ahubwo nakumanze intoki hano zaje ntabwo wamenyera abanga aho bagiye